et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat uyu semper. munsi rero ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ni umunsi udasanzwe ku isi hose, by'umwihariko abakristu basengera muri kiliziya katolika. ni umunsi rero kiliziya katolika ishyizeho papa mushya, papa uje asimbura Francis uherutse kwitaba Imana. uyu munsi rero kiliziya katolika ishyizeho papa Leo wa 14. ni papa uje rwose yari amaze iminsi ategerejwe, dore ko hari amaze iminsi haba imihango yo gutoranya papa. uyu munsi rero ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2025 bakaba bamaze gushyiraho papa mushya wa kiliziya katolika. Robert Prevost Francis niwe papa rero watowe, akaba akomoka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. yavukiye mu mujyi bita Chicago, mu gace bita Illinois. yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 1955. papa Leo wa 14 ni umuhungu wa Louis Marius Prevost. akaba afite inkomoko, akaba ari umufaransa ariko ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubutaliyane, ndetse na mama we Mildred Martinez ufite inkomoko mu gihugu cya Espagne. na Bwana Prevost cyangwa se papa Leo wa 14 yize amashuri ye ya segonderi mu kigo bita St Augustine. ni mwaka 1973 niho yari ayirangije. nyuma yaho yaje gukomereza mu ishuri rikuru cyangwa se Universite ya Villanova mu mwaka 1977 ayirangizamo mu ishami ry'imibare. yaje rero gufata icyemezo cyo kuba umupadiri hari mu mwaka w'1977, ndetse yinjira muri St Augustine. ari naho yaje gufata isezerano rya mbere mu mwaka 1978 hari mu kwezi kwa 9. nyuma y'imyaka 2 rero yaje gufata isezerano rya burundu mu mwaka 1981 hari mu kwezi kwa 8. umwaka rero waje gukurikira Bwana Prevost yaje gufata ndetse n'impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'ingabire za kiliziya, Masters of Divinity, yakuye muri kaminuza y'abakatolika yigisha iyobokamana ya Chicago. Prevost rero yaje gukora imirimo itandukanye, ndetse agenda akora imirimo itandukanye ya kiliziya. yagiye ahabwa amamisiyo atandukanye mu bihugu bitandukanye, harimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Peru n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. ariko nyuma y'uko muri 2023 baje kumunoma ndetse ngo abe nka karidinari. uyu munsi rero ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2025 akaba amaze kwemezwa nka papa wa 266 mu bapapa kuva ku rwose kuri Saint Peter wa papa bayoboye kiliziya katolika. ni mupapa rero abantu benshi bate expectinga ko, dore ko abakaridinari bagendaga bahabwa amahirwe bose ntago bagaragaye ko aribo babaye papa nyine. akaba rero papa ubu ngubu ugiye kuba ufite kiliziya katolika. ni umupapa twavuga ko ari muto tugeranyije n'abandi bapapa bamubanjirije nk'uwasimbuye ndetse na Benedicto wa 16. ariko aka kanya nk'abakatolike mwese cyangwa se n'abandi bose mufite aho muhurira n'idini rya kiliziya katolika, tubabwira ngo rwose ibyishimo ni byinshi, umunezero ni mwinshi. aka kanya i Vatican hari ibirori bikomeye cyane rwose, aho abaturage bakubise wuzuye, ari urujya n'uruza rw'abaturage, aho bakomeje gukurikirana imihango y'imikwa rya papa Leo wa 14. papa Leo wa 14 rero yamaze no kugeza isengesho rwose ku bakristo bari ari i Vatican. ni ibirori biba byiteguye rwose, abona ko bishyushye cyane. nababwira ngo rero papa wa kiliziya katolika arabonetse nyuma y'iminsi myinshi. prediction zagendaga zitangwa ku bantu batandukanye, ku papa, ku bakardinali batandukanye, ariko papa Bwana Prevost Francis Robert, umunyamerika rwose mu mateka, umunyamerika wa mbere ubaye papa. papa Leo wa 14 ni umugabo w'umuhanga cyane, koko avuga indimi zirenga 5, aho avuga igisipanyol,
akavuga igitaliyani, akavuga igifaransa, akavuga icyongereza, akavuga ikidage, akavuga ikilatini ndetse akavuga n'igiportugali. ni umugabo rwose w'umuhanga nk'uko mwagiye mubibona muri background ye. Ubwo rero uyu mugabo nicyo twamuvugaho, wenda ibindi gake gake tuzagenda tubiganiraho uko iminsi izagenda za tubabwira ngo rero ubu ngubu niwe wamaze kuba perezida wa Vatikani, nk'uko mubizi ko Vatikani ari leta. Ubu ngubu yamaze kuba perezida wa Vatikani kandi akaba nanone papa w'abakristo ba kiliziya katolika ku isi hose. Reka rero tubashimire tubabwira ngo n'ikindi gihe ubutaha amakuru mushakaho, haramutse hari ikintu gishyashya cyangwa mushaka kumumenyaho byimbitse, mwatwandikira muri komenti mukatubwira rwose, muducukumburire tukababwira neza who is Pope cyangwa se papa ninde Leo wa 14.